Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kumvira kubanzirizwa no guca bugufi bizagukuza, bizakuzamura, bizaguhesha umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi ibice 2, dusome duhereye ku murongo wa 8 kugeza 11. Yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Imana nishimwe cyane. Bene data, nshuti z'Imana, ndabatangariza ko muri Yesu harimo guca bugufi no kumvira, kandi ibyo yabitewe n'urukundo akunda abo yaremye bose, nguko byanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yaradukunze ndetse yicisha bugufi, yigira umuntu, yiyambura kamere y'Imana, araza mu isi kuducungura. Kumvira kwiwe kwamuteye rwose kuba icyitegererezo mu bantu kuva akivuka, avukira mu isi ahantu hagayitse mu kiraro cy'inka. Byagaragazaga guca bugufi kw'intangarugero, kandi kuva mu bwana bwe kugeza ku rupfu rwe rwo ku musaraba yabaye icyitegererezo cyiza. Yumviye ababyeyi be bamureze, yaranzwe n'ingeso nziza, yari afite impano zose, kandi ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Kubw'urukundo yakunze abantu, ndetse nibyo byamuteye guca bugufi kugeza aho apfa urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba. Guca bugufi kwa Yesu ni urukundo rw'Imana. Imana yigize umuntu muri Kristo Yesu, mu ndimi z'amahanga ibyo bita incarnation. Ahangaha tubisoma neza iyo dusesenguye ibyanditswe byera, tugasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, rwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 16 hatwereka uburyo Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha biragaragaza Imana yigize umuntu, ikambara umubiri, ikabonwa n'abantu, ikagendana natwe, ikarya ibyo turya. Ariko icyagiye kigaragaza ubumana bwa Yesu nuko mu byo yakoraga byose atigeze akora icyaha, ndetse yakoze n'ibyo abantu badashobora gukora keretse abayobowe n'umwuka w'Imana. Yakoze ibitangaza n'ibimenyetso byagaragaza ubumana bwa Yesu. Yesu ari mu isi, yari presence y'Imana. Reka dusome Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 tugeze 20. Umutwe w'iryo jambo uravuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Imana nishimwe cyane. Tuhasome: niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe. Muri we nimo byose byaremewe, ari ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Haleluya. Aha Yesu aratwereka neza uburyo ari we Mana, ndetse ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo mu byaremwe byose niwe wabiremye, kandi byaremewe kumuhesha icyubahiro, ndetse ngo n'imfura mu kuzuka. Muri iyi si niwe wapfuye arazuka, niwe wabaye imfura mu kuzuka, kandi ngo yabanjirije byose, ngo kandi byose bibeshwaho nawe.
niwe mutwe w'umubiri, niwe mutwe w'itorero, kandi niwe tangiriro n'imfura mu kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, imwungisha n'ibintu byose, ari byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Yesu niwe mahoro yacu, kubw'amaraso ye yamenetse ku musaraba. Abari babiri yabagize umwe, abamaze kwizera umwami Yesu, abuhagiwe n'amaraso ya Yesu bafite amahoro. Twongere dusome iri jambo ry'Imana dusanga mu buhanuzi, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Aha ndimo nerekana uburyo Yesu ari Imana. Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo. Mutwe w'iri jambo ravuga ngo ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi, n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze. Haleluya. Bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Imana ishimwe cyane. Abahakana ko Yesu Kristo atari Imana bemezwe n'iri jambo, kuko ni Imana yigize umuntu, ndetse uyu muhanuzi yahanuye kuvuka kwa Yesu mu gihe kirekire Yesu ataravuka, mu myaka irenga 700. Arerekwa, arahanura, aravuga ngo nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye, ubutware buzaba ku bitugu bye. Dore amazina ya Yesu agaragaza ko ari Imana. Azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana nishimwe cyane. Ibi ntibitangaje, uko muri iyi si hari abahakana ko Yesu atari Imana, ariko ijambo ry'Imana ridusobanurira neza abari bo. Iyo dusomye mu rwandiko rwa 2 rwa Yohana ku murongo wa 7, haravuga ngo kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi, batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo ni uyobya, kandi niwe Antikristo. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Imana nishimwe cyane. Abizeye umwami Yesu barangwa no guca bugufi, ko Yesu Kristo niwe cyitegererezo muri byose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yicishije bugufi kugeza naho apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kubw'urukundo agukunda, kubw'urukundo adukunda. Natwe abizeye umwami Yesu dufite kurangwa no guca bugufi. Abizeye umwami Yesu bafite kurangwa no kumvira Imana, kandi kumvira Imana icyo bisobanuye no guca bugufi ni ukwitandukanya n'ibyaha, ni ukwitandukanya n'ingeso mbi, ni ukwitandukanya n'iby'Imana idashima, tugakora ibihesha Imana icyubahiro. Abizeye umwami Yesu barangwa n'urukundo rw'Imana. Uru rukundo ni urukundo rugwije ubwenge no kumenya, ni ukumenya agaciro kawe, ndetse ukamenya n'agaciro k'abandi. Ibyo wifuza ko abantu bakugirira, nawe ukabigirira abandi. Aba bakristo cyangwa abana b'Imana barangwa n'urukundo rutagira uburyarya, barangwa n'ingeso nziza, barangwa no kubiba amahoro, ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu bantu. Umuririmbyi agize iyerekwa araririmba avuga ngo muri Yesu huzuye ubwenge, ubutunzi no kumenya. Ku batarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, musobanukirwe ko kwizera umwami Yesu biduhesha gucungurwa no kubabarirwa kubw'amaraso yavuye ku musaraba, kubw'urupfu rwe ndetse no kuzuka kwe, kugira ngo aduheshe ibyiringiro yuko natwe ko tuzanyura mu rupfu rw'umubiri rusanzwe, ariko uru rupfu kubizeye umwami Yesu rukazaba irembo ry'ijuru. Kandi ukuzuka kwa Kristo ni ukugira ngo kuduheshe ibyiringiro yuko naho twapfa tuzazuka tukabanaho nawe mu bwami bwe bw'iteka ryose. Ndagira ngo nkubaze inshuti yanjye unyumva, witeguye gufata icyemezo? Ndagushishikariza kwizera umwami Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza wawe, kandi yiteguye kugucungura, ucungura ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Arakubabarira ibyaha byawe. Niwakira agakiza,
niwakire gucungurwa kubw'amaraso ya Yesu, niwakire kubohoka no gukira mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Ndasoreza kuri iri jambo ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 8:12. Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Bene data, nshuti z'Imana, muve mu mwijima w'ibyaha, mugendere mu mucyo wa Kristo, mugume muri Yesu, mugubwe neza, kandi muzabona ubugingo buhoraho. Amen. Mwari kumwe na mwene so Pasteur Cyungura Dieudonné, guturuka mu itorero Église Évangélique des Amis au Rwanda. Imana ibahe umugisha. Amen.